twongeye kubasuza bakuzi ba Paradizo TV, tuguma dushimira uburyo mukomeje kutwereka urukundo. Ni nyuma yuko muri iyi minsi ibintu bitoroshye, nyuma yo gutakaza abakundwa ba benshi harimo Buravani, hakazamo Nkusi Thomas ndetse n'umubyeyi wa Meddy yarasigaranye wenyine. Mu gitondo twabagejejeho inkuru ivuga uburyo ejo hashize habayeho kwizihiza ubuzima bw'umubyeyi wa Meddy, aho hagaragaye ibyamamare byinshi bigiye bitandukanye. Twabwiye yuko rero turi bubagezeho update y'uburyo umuhango wo guherekeza cyangwa se gushyingura umubyeyi wa Meddy uko byifashe i Rusororo. Ngabo Meddy uzwi nka Meddy n'umuvandimwe we Anje bavuze ibigwi by'umubyeyi wabo n'umurage abasigiye, by'umwihariko bashima Christian imfura muri bo. Nyuma y'ibikorwa bitandukanye byo gusabira Cyabukombe Alphonsine umubyeyi wa Meddy byatangiye ahagana saa 4:52 ku isaha ya saa 6:38 nibwo Meddy n'abavandimwe be bahawe umwanya wo kugira icyo batangaza. Mu gutangira Meddy yagize ati muraza kunyihanganira, ntago ibihe ndimo byoroshye, uyu munsi ntabwo nawuteguye, ndagerageza kuvuga ibice bitatu ku buzima bwa mama. Ndavuga ubwana bwacu, uko yatureze nuko byose byarangiye. Meddy wagezaga ijambo abitabiriye umuhango wo gusezera umubyeyi we yinjiye ku buryo bakuzemo agira ati twakuze dufite mama gusa abatuzi barabizi, mama yari papa akaba na mama. Igitangaje muri byo nuko atagize amahirwe yo kubana na papa, ariko yaramudukundishaga. Nibajije impamvu yamudukundishije ariko nkuze narasobanukiwe. Yongeye kuvuga ko uburyo bizemo mu mashuri ahenze nyamara bikorwa na mama wenyine. Ati ukuntu yatureze twiga ku bigo byiza, ntabwo yari afite ubutunzi bukomeye ariko yatangaga byose ngo tugire icyo tugeraho, akadukoresha umukoro twese tuvuye ku ishuri. Agaruka ku buryo yigishijwe nawe byose azi. Ati nakuze ndi umwana ukubagana cyane mu muryango, ibyo rero byatumye mama anyigisha ibintu byose yarazi, bituma anyigisha gucuranga, kuririmba, kubyina, byose nzi, byose nabikuye kuri we. Ikirenze yanyigishije gukunda Imana. Mu buzima bwa Cyabukombe yifuzaga ko Meddy azaririmba indirimbo zihimbaza Imana. Ati yifuzaga ko nzaririmba indirimbo z'Imana. Ubwo najyaga muri Sekiwa yabanje kubabara ariko ageze aho arabyakira. Asobanura imvano y'izina rye Meddy. Ati Meddy ni izina ry'umupasiteri wabwirije mama ngo akizwe aramunyitirira. Ku bwa Meddy ntiyarazi ko igihe kizagera agaherekeza umubyeyi we. Ati nyiri umwana nahoraga mubaza ese uzapfa nzasaza mbe agakecuru mukuri, sinari nzi ko hari igihe kizagera nubwo ariko ababaye ariko ngo aranishimye. Meddy yabisobanuye agira ati sinavuga ko mbabaye gusa ariko ndishimye mu gihe kimwe. Yashimye mukuru we byimazeyo agira ati ndashima Christian niwe wakoze byose, nkabahamagara buri munsi mbabaza mama ari he. Sinari nzi ko aruha kugeza ubwo umuntu yambwiye ko Christian akeneye ubufasha kuko niyo akora ibintu aba atitira. Meddy yagarutse ku bihe bya nyuma by'umubyeyi we. Ati ubwo yari arwaye yajyaga ambwira ko abona abamama bambaye umweru bamuha indabo. Hari isomo nize mw'ibyo byose, ubuzima ntacyo buvuze nta mana iburimo kuko mama yamenye Imana akiri muto. Akomeza agira ati uyu munsi nibwo mbabaye kuko adahari, ariko nanone nshimishijwe no kuba yaragiye mu ijuru. Christian yambwiye ko mama yagiye, arambwira reba umugore wabyaye
iteka mama yashyiraga umuryango imbere, niyo nazaga kubasura yarambwiraga ngo tujye kureba gusura abantu. Mu gusoza Meddy yashimye abantu bose agira ati mama yari wa muntu unegereza kugera saa 10 za mu gitondo mvuye mu bitaramo. Uyu munsi rero nshaka kubashimira mwese kuza kudufasha twese, reka rero mbashimire. Nyuma mushiki we Anje nawe yagize icyo avuga ati mama ndagukunda cyane kandi ndagukumbuye, ntiyari umubyeyi wanjye byonyine, yari inshuti yanjye, nkomezwa n'ibikorwa n'amagambo wambwiye, ndashima igihe cyose twavuganaga, nzakumbura inkuru yambwiraga, ndashima Imana ko mama yansuye mu nzozi. Nubwo bitari byoroshye, Imana yakomeje Meddy na mushiki we babasha kugira icyo batangaza, mukuru wabo abari hafi akabakomeza nubwo atabashije kugira icyo atangaza. Ni mu ijambo ryababaje abantu mu buryo budasanzwe, ni ijambo ryari ryuzuye amarangamutima, abari aho wabonaga amarira azenga mu maso, ni ibintu byari biteye agahinda. Ibyamamare byinshi bigiye bitandukanye byitabiriye uyu muhango, harimo Bruce Melody ndetse n'uwahoze ari manager we, umuyobozi wa Isibo TV n'ibindi byamamare byinshi bigiye bitandukanye. Gusa nyine nagahinda, ni ibintu biteye agahinda, ni ibintu bibabaje gutakaza umubyeyi w'umumama ari nawo usigaranye, ni ibintu rwose mvuga ngo birababaje biteye agahinda. Uyu mubyeyi wa Meddy yitabye Imana ku itariki ya 10 Kanama 2022 azize kanseri. Nagahinda rero, turaguma twihanganisha umuryango wa Meddy, inshuti, abavandimwe, kandi natwe ubwacu byadukozeho. Ni Paradizo TV, twarabiyemeje, twarabihaye, kandi koko ntago tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Nyagasani ushobora byose akomeze abahundagazeho imigisha. Niba utarakora subscribe urimo uracikwa n'ibyiza byinshi tugenda tukugezaho. Kora subscribe, ukore no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyiza byinshi tugenda tukugezaho. Reka rero tubonane ubutaha, muhorana nande, muhorana na Bukalif. Bye bye.